ukomeza mwana wacu umugabo arazwe Yongwe bakubwiza ukuri ariko ufite umunwa ugabanya umunwa hano ni kuri devayi ugabanya amarere hano ni kuri devayi utangiye kugira ubwoba iyo abantu bageze aha bacishwa utangiye kugira ubwoba sibyo hano turacyaha tugahana utangiye kugira ubwoba we utangiye ikiganiro yes reka duhamagara ikaze uratangiye soko bizanye ibyo yaravuze byari byiza ariko icyo asoreje none ishoreje uwo ni umwuka mubi uba mu bantu benshi mwebwe bumvise mukunda iby'ubusa ubu warariye urinde ibiki n'ibiki byose abenshi bakiri mu nzira yo kwishakisha niko benshi babitekereza nkawe ibyawe byose nicyo nahereho mvuga kare iyo umuntu atamira ntatamure abatamikwa kigaragara cyo yitamika niyo mpamvu watamuye ukangana burya ntabwo ushonje ntabwo umeze gute hari akantu niki cyagukuriye kuza muri iyi mihanda kubindushyi nkako benshi babivuga kandi tubona ufite akantu gahagije reka mvuge rero yego ubivuga ngo akantu gahagije buri gihe cyose umuntu arashaka yego sibyo ugura indege ukifuza 3 ugura moto ukifuza imodoka yego sibyo se yego rero kuvuga ko naje muri Israel umururumba tonto azaje kumoza iki ngambwi aho bakambwira uzaro ujyayo ariko yahamagaye oya nagugenda urajya he nta uri bujya wowe nawe uri bujya ufite ibigugewe nawe sibyo wowe urongera kumbwira ngo sinabyibushye ako Yongwe uravuga gute kudafite ibigwi wowe akagenda agiye ntagana ni juste ni pasiteri ntabwo tukibimwita ngo waramutenze harya oya ntabwo akiriwe yarahagaritswe yaraguye ega tubahagarika n'ubundi baramaze kwiga afite abagore benshi yes ngira ngo mureke turimo tugana ku musozo Defaibu TV takubayeho ni Defaibu TV kuri Defaibu TV Kitu TV takubayeho Ikaze TV Inyange TV Ukuri Nyako TV hano turi kumwe n'abagabo baje bitwaje ibinyoma birenga ibihumbi n'ibihumbi bagaranye n'umugabo umwe witwa Defaibu ufite ukuri nyako murakubiswe rero karabaye ukuri nyako we TV hano nshuti yanjye rero nicaranye n'inzovu hano yavuze iti jewe ndiye amafaranga akomoka mu mazu ndiye amafaranga akomoka mu bigo ati na YouTube ndaje bite vie YouTube niyo ngiye kubanza kurya asanga nawe mfite ariko sogokuruza nawe mutama wishajisha ubu warariye none usanze ku muhanda koko warariye none usanze ku muhanda koko wacunze neza wishajisha imyaka ingahe 20 Mungu mama na mama narije 20 wowe ufite ingahe wowe ufite ingahe jewe se wowe ufite ingahe 27 ukubye gatandatu uri uwabasha kuzinga ishati niba udashaje wazinga ishati gutya oya maguruke tubyine mu kiganiro ndebe ko witerura ko wanga kushaka hasi se inde basi nishaka kurya amafaranga ufite ibintu bya social media ntabyo ushoboye ugomba kuyongera oya ntabyo ushoboye fa mu kibuga ntabwo mu kibuga vamo wowe ntabwo ushoboye turakwakire mu urakoze cyane nabanje kureka abagabo bafite ibigwi ngo bivuge mbese njye nabavuga iki imbere yanyu nawe ukomeza mwana wacu umugabo arazwe Yongwe bakubwiza ukuri ariko ufite umunwa ugabanya umunwa hano ni kuri devayi ugabanya amarere hano ni kuri devayi utangiye kugira ubwoba iyo abantu bageze aha bacishwa utangiye kugira ubwoba sibyo hano turacyaha tugahana utangiye kugira ubwoba we utangiye ikiganiro yes reka duhamagara ikaze badukurikiye Kitu TV abakurikiye Ikaze TV abakurikiye Ukuri Nyako TV abakurikiye Inyange TV reka tubabwire ngo reka tubahe ikaze mu kiganiro ngiye kugirana n'abagabo babiri bafite ibigwi ngiye nta kintu navuga ndi kumwe n'abagabo rwose abari buze kuba amagambo yanjye ari makeya ntibagiye ngo nuko ntazi kuvuga
naba mvuga ikindi kumwe n'abagabo nk'aba ngaba koko turivugira ariko Yongwe hari umugabo umwe yaratubwiye ngo iyo utamiye ntutamure ubutamikwa ni ukuvuga ngo iyo ugaragaje ko uwitamika ni uko utamura bikagaragara ukaba munini Tigiti yambwiye ati nyuma yo kubona Yongwe ameze nk'umuntu ushonje njyewe narahaze reka mbaza kwibaza Yongwe ubundi mu by'ukuri urarya gira abantu urarya mfite inzoka mbi mfite inzoka mbi yindi inzoka mbi niyo kuzonze era kuzonze mfite inzoka nini tumubyibuha ngewe yanjye mfite inzoka mbi usarije nawe inzoka yanjye ndajya ikabyakira ikabiyungura mibe yindi yakuzonze mibe yanjye irabyakira ikabiyunguru nkajya kuri tayi iyawe rero ibyibuhira muri wowe nabona ibyibuhira wese kusohoka hanze yezu gushaka kujya gusohoka hanze mere nkawe nese ziki uragira ngane nkawe gushaka mere nkawe Wase nako yifuza kunanukaho waje hano baguha intebe ya mbere unanirwa kujya baguha intebe ya kabiri unanirwa kujya baguha intebe ya gatatu unanirwa kujya usura aho usanzwe ugera hose bazajya bakoresha intebe yo inzoka zaramwishe jya muri shimu we jya muri shimu mu gito haguruka dukore siporo ariko uzumva ryaje ngiye gukora pompage 3 hano nibwo bwa mbere nukoresha tukazamuka wumvise wita terura ibyuma bya kutajya kwawe niko kugiye utuma umera gutyo ubu tuziruka mu inkuru ibonetse Nyabugogo uyasazana inkuru namaze yewe aho ngeze wowe urakomeza aho ngeze aho uzakomeza rero mbabwizuku narababwiye inshuti za ati narababwiye ifaranga ryo muri uyu muhanda rizasaza abantu wone wowe utasaza uyu muhanda rero uyu muhanda ubundi bavuga ko amafaranga asanganye wowe rero ntayigira uravuze ngo niyo mpamvu bishakisha Yongwe uravuze ngo amafaranga afite haguheza umuntu ufite televiziyo iyo bavuze ngo afite Yongwe televiziyo sura amafaranga umva barakubeshya banzurebe kumvise amafaranga haba ufite televiziyo amafaranga agaragara yabaho mwibaraza reba ibyo bihungu byanjye uko bingana byose ntubona uko bimeze ushaka byiwe nk'isi sinzi ko gusase ubwo uramugarukiye rero uramugarukiye none atangarukira ubwo nawe ngo kungana gutyo ubwo zabarizo jya muri siporo jya muri siporo ibyo bintu kandi ukajya kubyibuha kubera inzoka na mibe n'ikiriya barezi hose rero wenda uhagaze ngo ubyibushye ntunanutse ubundi reka mbabwire iyo umuntu atakibasha guhinga ntabashe gukora bizinesi ntabashe kuba yakuna amatore nk'igiceri kiguye asigara kuvuga gusa watangiye nibyo bivuga ni ukuvuga nyine ikintu usigaranye ni ukuvuga ivuga niyo ngiro zana na za kamera zirimo hariya bakuzanira uvuga usigaje kuvuga gusa reka mvuge kuko igihe kirageze iyo kuvuga I love you so much. I love you so much. Ako, Yongwe, ukurika unatoza wamubaza. Au niki? Waivuze. Nibanda bwira Yongwe, uzanyongorera. Yongwe azanyongorera. Bikibazo za kumumbariza. Ngabona nzamukira. Ngo mumbarize ngo kuri. Umenya nomero za mama. Uzamubaza iki Yongwe? Umenya nomero za mama. Wumvise. Hanyuma nzabwire madamu wanjye azajye kumusura. Tonto azajye kumubaza. Azajye kumubaza iki? Azamubaza iki? Azajye kumubaza iki? Azamubaza iki? Ngambwire. Aho peka mbwira. Uzaro ujyayo. Ariko yahamagaye inuza amazina yazo. Yahamagaye inuza amazina yazo. Ngo yahoza mbwira ngo nze kubaza ngo ikibazo cya mbere. Ngo kuri gahunda. None rero ibazwa n'abantu benshi cyane. Ibazo byibazaho. Reka mubwire. Aka ndababwira ngo aho ngereje aho nakomeza. Aho ngereje aho nakomeza. Yongwe rero aho nzagereza azakomeza. Kandi inka zimenya urwuri rwazo. Ubundi inka zimenya urwuri rwazo. Nta n'ubu. Reka uyu musaza aze mu kibuga nta kindi ashobora. Yongwe ubu ndabizi abantu bose baraza kuri notangira kumuhiga muri iyi minsi. Karame.
karame ubundi usanzwe uzi hano ko ari muri The Vibe. oya nubwa mbere mpageze Iyo umuntu ageze muri The Vibe rero icya mbere turamuhagarika uhagarika muri rwego tushingira ku makosa umuntu yagiye akora muri society tukamuhagarika. Chama yange twumva amakosa rero ngiye kuguhagarika imbere y'abantu bose kugira ngo bamenye ko muhagaritse mu tarabo mu muhanda si cyangwa oya ndaguhagarika mu bikorwa nk'ibihese ubundi usengera he ibihese usengera muri ADP wese ntawagiye so wasengera mbere yuko bigenda yanditse ku Imana yari yarambiye ko bazantumaho umuntu urabona imba ko wigenda niwe bantumyeho gatuganira yego nese uracyakijije urabajije ngo uracyasengu jewe ubwira iki kindi se oya jewe reka ntanga ibintu bitanu bigiye gutuma nguhagarika usibye ko iyo waje hano ndaguhagarika gabanya umuvuduko usiye kwisegeze jewe usuko banyita genda umwami wa YouTube ubwo channel yawe igeze hano bayita ngo iki Sikitu TV ubwigeza Sikitu TV ubu kenyera ifaranga iyo wicaye kuri iyi ntebe ntaca nishobora kuzamuka nyira yaticaya uba bose ubona kuzamuka kwabo bicaya aha Yongwe iyo umuntu aremewe Yongwe aremewe none Yongwe aremewe ubu cicara hano yawe bagiye kwireba amafaranga ni ikibazo Yongwe amafaranga ni ikibazo uzi kuvuza amafaranga akugarukira uzi ko ahita akugarukira ne amemwe ubundi umuntu umufungisha icyo akeneye umuhambirije icyo uravuze ngo kitakeneye amafaranga amuhambirije icyo akeneye uravuze ngo akeneye amafaranga akeneye ko cana izamuka akabona amafaranga ucicara harebe ubu cana uyazamutse kwa Yongwe cyangwa ariko nguha amabwiriza ugomba kugenderaho ibwiriza rya mbere ariko rero sibyo reka nguha amabwiriza uzajya ugenderaho yambwira ndakubwira amabwiriza uzajya ugenderaho nkubwire n'ibihano uzahana icya mbere sibyo ndakumva cyane ugomba kujya ubyuka mu gitondo ukabanza ugasenga kuko aba bantu ubona bari muri showbiz mugendana benshi ni abapagani batazakwanduza ingeso mbi uzajya ubikora Imana ishimwe cyane iya kabiri ugomba kuboneka hano gatatu mu cyumweru nkaguha ikiganiro ndabikwemereye kugira ngo cana izamuka ndabikwemereye iya gatatu muze ko mbona uri igisambo uzajya umpa icyacu ntarakosha ubusambo niyo mpamvu utabyibuha kubera ubusambo bwawe ariko jewe mpamvu ubyibuha ni wowe wabufungiwe ntabwo ari jye ninde wagiye beseka mbere uzabase wagiye mageragere we ubu wabyibuha gutya nta muntu uriba jewe ubu wabyibuha gutya nta muntu uriba kamubwira utubari wambuyemo inkwavu wariye inkoko wariye ibirayi byokeje ntabwo wabyibuha gutya nta bantu wagiye ubu wabyibuha gutya nta bantu wagiye ntutangazwe nuko wenda ubona ngana gutya sibyo bwira inshuti za The Vibe habaho kurya yego habaho kunezerwa kabaho no gusana n'abantu wowe rero je narariye ndeka mbyemere wowe ntabwo urarya utegereje umubyibuho wo kurya neza ntabwo umera gutyo vie ariko mwari mugiye kuganuka imagerageje mwari mugiye kuganuka imagerageje yarafunzwe se ntabizi inde wowe warafunzwe ariko yarafunguwe Yongwe yarafunguwe nyine nese kuki mukomeza kumucyurira gufungwa kandi yarafunguwe ukomeza unyurira ko nafunzwe ubundi hari umugabo utafunguwe ntabwo nzongera kwivuga ariko yarafunzwe sizongeye ko yarafunzwe ega muba mwarariye barangiza bagafunga mwebwe kandi aribo bariye to yego mana yaburaha ariko Yongwe rero kuna aribo bariye reka mwemerera inkunga vie mwemerera inkunga kandi ikarara igeze iwawe ngiye kugutwerera buroke 8 za simu sibyo ebyiri uzishyire ku gitanda cya ruguru kwikote yihango y'igitanda izindi hari kuko ufite ikigeragezo mu rugo igitanda cyawe gihora kivunika buryo ushaka ubusenga nderekwa urerekwa kandi ibyo birusa nibyo no kunama ngo utere umusimari igitanda numva kutazi n'ikinyarwanda abakuru barabyumva banabyumvisha ubundi uri umukongomani ko uri umukongomani urumva uzi ikinyarwanda iryo ni itiko
ntabwo ni Mukongomani ahubwo avuze ibintu by'abantu bakuru avuze ibintu by'abantu bakuru ngurumva ngo gutera umusumari gutera igitanda bloke simurumva umusumari nta ngendo ngira gutera umusumari ntabwo gani nta ngendo bite gutera umusumari ariko ubu niyo ngo twaje gusanga ari amarangamutima ntabwo ari ngombwa umupagani ni uza gutese umupagani umuntu ukiri umwana nanjye umupagani yarasenga ngenda akiri umwana ngenda cyari umwana urumva ibintu byose avuga urabizi iyo uragiye inka hari agaka kaba kadafite imbaraga inka idafite imbaraga igihe hari ikivuga ikazamura umukungu noneho izindi zikarwana niyo rero bayita agashoza ntambara yo ngwereka nguzi ukuri sibyo reba ukuntu ugana ukuntu nanjye ngana wambabariye nka pasiteri kwansengera ubwo wenda ngana nkaho byuza gato niki nakora icyambere tureke amarangamutima icyambere ni ukwizera umwami Yesu uramwizera ndamwizera warakije wavuze ubwa kabiri nk'umukiza ndamwizera icya kabiri ni ukwizera ko nshoboye kugusengera wizera ko nshoboye kugusengera ndabyemera icya gatatu ni ukwatura ibyaha ndabyemera hari indwara ziteza kubyibuha n'izindi ndwara zishobora gukomoka kuri karande n'imirire mibi ndabyemera ihame rya kane uzi icyo nafungiwe kivugira abana babyumva uratanga n'ituro ryo atanga n'ituro se akunda amafaranga niba utabyibuha wafungiwe uratangiye soko bizanye ibyo yaravuze byari byiza ariko icyo asoreje none inshorejeho uwo ni umwuka mubi uba mu bantu benshi mwebwe bumvise mukunda iby'ubusa ubu warariye urinda ungana gutya urya ibyo wavunikiye none se sowe wizanye iyo ugiye kwa muganga ubundi ugiye kwa muganga bakakwandikira imiti utegeka iyo bakwandikira bitewe n'ibyo wagusanzemo indwara rero ngusanzemo iya mbere kugira ngo zarubaga impande zipfe inzoka ziri muri iyo nda yawe zipfe sibyo ibyo bintu by'ibifu byawe n'ibivuta byaje bive kubera ko ntazo ugira mbese ugiye ntazire hanyuma icya mbere ni ukwizera umwami Yesu ugakizwa icya kabiri ukatura ibyaha byawe icya gatatu ariko ukajya ujya no muri siporo icya kane sibyo no gutanga ituro ryo gushimira Imana nkari handese wowe aricyo wasize bashaka kubigereza ushobora kumenya icyo nazize ariko ntabwo uzi icyo nakoze uzi icyo nazize ariko ntabwo uzi icyo nakoze wakoze bibi wowe uzi icyo nazize wabandi ukamenya icyo nakoze yakoze bibi ariko ega hari n'abantu leta itafunga oya hari abantu leta itafunga subwo bagufunga babona igitanda babona ibigori bijya muri iyo nda babona igikoma babona umuceri babona inkoko bafunga sinagize gute inde hari amaturo hari umuntu ugera muri ribu bakamurira ati uyu niyigendera ntazaje kugorana imageragere nawe nagize neza inde nakoze iki ibi ni icyaha usiki si icyaha cyo kwica umuco kuzana vabu zingana gutya imbere hano muri defayipu abantu bahaza bafite ubwoba ubu bagushutse nawe uzana ijambo mbye rya nyuma nshimye uba buretse urambwiye ngo ugiye gutuma ngabanuka ibiro byuze nka 20 oya nagusengera amasengesho n'ugiye kwakura oya ndagukubitira isengesho je dayimoni ndasibwesha ku mwizina ryande rya Yesu amena ariko ibyituro byo ntabwo mubyemeranywa abatore n'umuryi nyine urumva ikibazo bafite ariko Yongwe nawe hari ugomba kwigarura icyizere kugira ngo bongere bakwizere nabo uko urumva bose bamaje kwishyiramo ko uravuga ko hantu k'ituro bagahita bavuga bati byo n'ubusambo Yongwe ariko hari abantu Yesu yabwiye ugenda upfana ifeza zawe nawe pfana ifeza zawe kandi Yongwe n'ubukire niba kwizera ibyo mvuze ikitu wowe ufite amafaranga n'ubukire ndamuzi afite akana sibyo ariko Imana ishimye kuduhivye ingana gutya muri shopping ariko yaje imihanda shakuzi wanjye nzazi wawe uhaba inyama bino byari abantu bose bahaze gendanira abafuraho YouTube narazibuze zisigaye ziteranira iwawe nuzi waje kabiri indi zazamuka
urashaka kunsenyera urugo umugore yancika umugore yancika ubwo ni ukunsenyera Yongwe katiya tugana gakeya ibyo uvuze byose birashoboka byose birashoboka ubu tugiye kuganira noneho dutuje kugira tuganire twungurane ibitekerezo nawe kuba gihari ni ubuntu bw'Imana ni izina rya Yesu ni ukwihangana kugira ngo atangiza agakiza mama Imana ikwihanganisha gukomeze ni ukuri mukomeze Imana idukunda turi babi Imana idukunda ntacyo dushoboye nawe ujye umukunda Yongwe hari igihe tubihiniramo urwenya abantu bagahita bumva ko turimo gutebya nabyo biba binakenewe ariko reka tunaganireho gatoya hari abantu bashobora kumubona angana gutya buri wese akamwibazaho ibibazo byinshi cyane bitandukanye ariko kubera ko batari kumwe ngo yabimubaza nkatwe iyo turanga tuba tuhabereyeho kubamubaza ari ukuntu usanga abantu benshi bakunda kuvanga abantu banini ngo bagira umutima mwiza sibyo abandi bavuga bati bishobora kuba biterwa no kuba baramajije kwiyakira akumva ntacyo yakora sibyo turashaka tumubaza adusangize kubangana gutya hari ushobora kuba ati je ntacyo bintwaye mwabana mwe mu mpamvu muba gutyo nuko mukenye nuko mushonje ntago ari imbogamizi ko umuntu abasha kungana gutyo mu buzima busanzwe wenda ibyo uvuze byo birashoboka kungana gutyo ubundi muri rusange aho byifuza yego sibyo se yego kandi nanjye ntabwo nibambagaye yego sibyo nagiye kubona muri biraje byaje gake gake kugeza kuri isaha yego ntabwo nzi ngo byazanywe n'iki yego sibyo se ariko uko ngiye ntekereza cyane cyane umutima mwiza mubwiza ukuri uvuze rero abantu banini burya abantu banini nabo nta shikari bakunda kugira cyane ngo ntabwo bagira umushinga utugabo dutoya tuba twihagararaho ariko urabona abagabo nk'anga bayo ukajya ununga urutoke oya hano ntabwo banunga urutoke hano ntabwo banunga urutoke vuga gake yarutunga kamera audience y'abantu noneho sindi bisede yawe kuko nyine nturu abagabo bato twihagararaho uwo twihagararaho rero utaza kugira ko mungana niko muhagararaho rero je nambara gundusha n'ungana yego ubundi umujyi wanjye sibyo ntacyo ntwaye cyane sibyo ariko nanone sina mwiza cyane yego sibyo twe tuvugisha ukuri sibyo hari aho ngera nko kuzamuka uza hano kwa Yongwe yego nje kwa Yongwe urumva hari umusore wanzamuye yego sibyo se ariko nazo ashira kankara murafata ngo nako nakaru kaziyongera wakumvishe bagashira yego cyo nayimuga nkatwe nyiri babyuka urabiranye urumva yego kubyibuha mu by'ukuri twese ababyifuza ariko nabizi sibyo ngubwiza ukuri ni Maria sibyo yego cyangwa se nshaka yego ndakwivuga kenshi n'ubuhamya mfite yego nari mfite ibiro 49 ujya gushaka ku itariki 30 z'ukwa munani nenda gatanu nibwo ni Maria ufite ibiro 49 noneho uwo twashakanye afite 63 kibara cyumva ndimo ndacyumva bikuye gutyo arutabyemera yagira ngo n'urwenya akazi ko urwenya gusa kuva maze kwimarira ntabwo rigeze barasura hasi bihora bizamuka sibyo ariko noneho akabarore buriya irete umwe keshi niyangejeje hano kubera ko iriya myaka yashize uko byagiye bihinduka yego ko nagiye nzamuka ariko ubu noneho haraho navuye ari nongeza aha sibyo kandi tuganire nk'ifu tujye twibuka yego sibyo yego ni ukuvuga ushaka uti umubyibuho uriya musaza yarawuvukanye watangiye kuza kuva mu buhe mwaka ryari mu bihumbi bibiri yes nibwo watangiye kuza nibwo watangiye kubyibuha nawe ubireba yego ntumbaze ngo byaje kubera iki ariko hari impamvu wari wakabonye agafaranga kari gatangiye kugenda kaboneka wari wakabonye agafaranga
none se Yongwe ejo bundi imbere yuko afungwa we ntiyarabyibushye inde Yongwe wowe se ntiwari watangiye kubyuka warafunga ese ntiwafunze umunwa yawe abanye umunwa wawe yarafunganwe nawe ese ntiwafunze Yongwe ako nawe uravuga niba arafunze barafunga izo ndirimbo nizi iyo ndivuga nizi hano gufungwa twarafunganwe mwebwe nawe yafungwa ariko oya hari utafungwa nta utafungwa da ubundi aba bana baba bashaka iki nta utafungwa nanjye nafungwa na mu gitondo navanga ko abantu ipinga yego noneho buriya kuva muri 19 muri 2000 niho wabyibushye muri 2020 2001 noneho dutangiye gutora muzehe wacu 2003 sibyo kuva icyo gihe ubwo numva ngo umwana nawe ifite kiriya gihe nahise mpindurirwa yego sibyo yego ubwo kuvaho ntangiye gukora nicaye kandi narakoraga ngenda sharumva sivuga byinshi ibyatsi byabonetse iki n'ubundi bajya kugari ibyatsi byabonetse amatungo araboneka ingwe birakama mbasha ingwe birakama mbasha ibintu byose ni ifumbire ni ukuvuga rero kiriya gihe tuvuge niba nari umuhinzi kwa sibyo iyo myaka nkubwiye sivuga byinshi ni ikiganiro cyihariye buriya ikiganiro cyihariye kirahari gikomeye cy'ubuhamya noneho mvuye kwisuka sibyo ngiye kujya ute wenda tuvuge mvuye ku bubaji n'ugiye ngo waye nakora akazi k'ububaji ariko twabivuze mvuye kuri ibi ngiye kuri ibi tuvuge ibyo ari byo nakora akazi k'ububaji sibyo n'ugiye ngo waye ariko ni nabyo ndangije leta y'ubumwe iti imibiro nzamuka gutyo ese ubaye mukuru w'ababaje oya bampaye ibiro tegeka departement yose y'ababaje uze wabyumije uze ntabwo wabyibutariye ntiwabyibutariye umwabona rero ko nawo muri Rwanda referi ikiganiro reka nigende oya nagugenda urajya he ntawe uri bujya wowe nawe uri bujya ufite ibigugewe nawe sibyo wowe urongera kumbwira ngo sinabyibushye ako Yongwe uravuga gute udafite ibigwi wowe ufite ibigwi umuntu wari urepfiriya ubusa mbivuge wamwumvise ni amaturo ntabwo wava hano nta kintu nta muntu ugihura na sigitunga agere nta kintu amubaye ntabwo bibaho udakuyitura ubundi ameze nkawe nko muri 2002 rero ngo 2002 twarahuraga agahita mbwira mu rugo ngo niwe mushyizeho ubugari isosi ngiye kuyizana ukabyumva kandi Yongwe ndishimye cyane oya vie ndishimye nari maze iminsi ako namuhanuriye Yongwe winde mu mwuka oya ndamubwira digiri hatanga ikiganiro vie jewe nanjye nkwibariza mu by'ukuri ni ibyishimo hano tubwire inshuti z'amacano yose baza kutwumva nubwo navuze amagambo yo kugira ngo abari ugutebya kugira ikiganiro kiryoshye ariko ni ibyishimo yego iyo Bibiliya avuga ngo iyo umubiri iyo umutima ubonye ibyo ushaka umubiri urishima yego ntubona ibi biganiro wirirwamo n'amakamera gutya biganirira n'abantu igare bikongerera imyaka myinshi yo kurama cyane aranezerwa cyane bikongera imyaka myinshi yo kurama hanyuma cyagiye wicaraga utekereza ibintu amasaha arakura igihe wicaye no wiganira n'abantu utebya kuko showbiz ni ibiganiro byo kuganira no guseka bituma ugira ibihe byiza ntiwitekerezeho wajya no mu kazi gasanzwe ukumva yuko ufite ibitekerezo byawe byiza sibyo rero nkubonye nishimye nishimye kumva ufata decision beba ngo ngiye gutangira cano ngiye gukora cano nanjye nge nyibonekamo jewe ndi hano mba nicaye hano kuri ntebe ya Divine no mu gihe utabonye abandi bantu bakeneye ibiganiro ageza mwiganiro watere hano dukora ibiganiro kabisa rwose
tuvuge ku muco urawuzi nanjye ndawuzi, tuvuge ku by'abagore n'abagabo tuzi, dushobora gufasha umuryango, tufushe mu byubaka society twari hano, hari internet n'ifuru beditinge ibiganiro bijyeho nibyo, kuko iyi showbiz ntabwo yakagombye kuba iy'abana. Dukeneye abagore bakuru bayizamo, dukeneye abagabo bayizamo, dukeneye abantu babaye mu nzego baza bakayibamo, dukeneye abasivile, dukeneye abasirikare baza muri iyi saga, kandi tunabwira abantu uko tutari inkorabuhe. Vie ifaranga rijyaho rwose, ifaranga ryidungura ngo dumburi. Reba nkuriya dore wagira ngo aratwite dore ngo yaga ni narekera uri, ariko mu kiganiro kiri imbere buriya yitabye hano kugira ngo tumuhagarike. Mu kanya hari ikiganiro kigiye kuza, amafaranga agenda agiye ndamuzi uriya. Hari abantu rero Imana igirira neza akagenda agiye ntagana. Ni pasiteri ntabwo tukibimwita. Ngora mutenze harya oya ntabwo akiriwe, yarahagaritswe. Yaraguye. Ega tubahagarika n'ubundi baramaze kwiga. Afite abagore benshi. Yes, ngira ngo mureke turimo tugana ku musozo. Ndashaka gufata umwanya wo kugira ngo buri wese mugene ibibazo nka bibiri aza kuza kubaza mugenzi we, ubundi tugane ku musozo. Kari yari nka introduction. Kongeje n'ikindi bibe bitatu. No kuvuga ngo icya gatatu ni icyanjye. Ndashaka buri wese abaza undi bibiri, icya gatatu kiraza kuba icyanjye kuri buri ruhande. Yego. Yongwe. Mbaze gushima kuri ko naje muri studio yawe. Icya kabiri ishimye ko ugiye kusengera ibira kagabanuka. Icya gatatu nkubwiye nuko umpaye kari wawe nanga kari wanjye kugira ngo turebe ko ejo heza hazabaho. Iyi industry yacu yatera imbere ikagenda neza. Yego. Uyu mwuga wacu tureko watera imbere. Wabyumvise? Ubundi ndagushimye ngo ikaze iwanjye ejo nejo bundi. Tujye dusurana kandi umunsi ku munsi. Kuba ibitekerezo umubyeyi wanjye tuvugeho kureka ko tukuvugeho. Uzo kazishe no zasabitse cyose byagaragara. Yongwe mbere yo kugira ngo nawe tumwataka. Ako kantu ushizemo karimo ubugome vile. Oya ko kantu ushizemo karimo ubugome. Ubwo si byinzo kuzizanye. None se ari inzoka umuntu arwara. Reka noneho tubaze ni wowe wigaruye. Ari inzoka umuntu arwaye akabasha kwicara, akabasha kugenda, akabasha kwizamura kuri sikariye. Ni inzoka umuntu arwara ntazamuke kuri sikariye, ntabashe kwicara, akagenda agandara, warwara izindi. Ariko rero izanjye nizo nziza. Izanjye zirangandaza. Bavuze ko nanjye nkubaza. Okay, mubaze nawe ibibazo bibiri, ubundi buri wese mubaze kimwe. Usanzwe ndeba Yongwe kuri YouTube n'ahandi. Sibyo? Iyo ndebye ubona ameze gutyo. Gene bwa mena kubona. Abona. Aho uvugishije ukuri ntabwo n'ubundi ubona. Singiye kubeshya ari wowe nakubona. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Aya maso y'umusaza turayasengeye. Dore yahumye afite imyaka 23. Ndasabye kugira ngo umuhumure mu izina rya Yesu. Amen. Bitururaza kuri tangira rimwe. Siko ndebye koko. Ako muze uziko bakubwiye ibintu biki byose abenshi bakiri mu nzira yo kwishakisha niko benshi babitekereza. Nkawe ibyayo byose nicyo naherewe mvuga kare, iyo umuntu atamira ntatamure abatamikwa, kigaragara cyo yitamika, niyo mpamvu watamuye ukangana gutya. Ntabwo ushonje, ntago umeze gute, hari akantu. Niki cyagukuriye kuza muri iyi mihanda kubindushyi nkako benshi babivuga, kandi tubona ufite akantu gahagije? Reka mvuge rero. Yego. Ubivuga ngo akantu gahagije, buri gihe umuntu arashaka. Yego. Sibyo? Ugura indege ukifuza 3. Ugura moto ukifuza imodoka. Yego. Sibyo se? Yego. Rero kuvuga ko naje muri Israel umururumba. Yes, naje ngo Yongwe uri gusesereza. Ikintu cyambere cyo umvaza mubwirese ibiganiro nikundira bisanzwe. Okay. Wowe ntabwo ukenemo amafaranga? Harigisha byinshi. Numva byinshi. Sibyo se? Yero mbise pasteri Korode. Oya, yarahagaritswe. Buretse. Turaza kubimenya nyuma. Ntabwo ukurikira ibiganiro. Nkategeza Yongwe ukuntu yafunzwe. Bituma yewe ubwanjye
oya jisite turamugarukaho nyuma nemera kuzamo yonge nkurikira uniruhukire mu mutwe noneho nimba nasare nkami nduru bwo jewe rero we waje kwirukira waje kwiga amafaranga oya yongwereka mu batatu utacika uyu musaza ni mugerekaho korode oya yongwe wicika yongwe wincika wowe dufatanyije imihanda oya wincika dufatanyije imihanda yongwe imana werejeje bimiyaga oya yongwe itone gatoya yongwe wincika yongwe utacika korode ni wakuzana korode wazanwe na korode nigeze naje gushaka oya ese kutavuga pastor Pastor Claude kanya nawe urabadiye yongwe Pastor Claude oya nawe uri bishop se ese ko cyota nibura utaje kuri social media wiyita bishop cyangwa uri padiri abo ni padiri je ni Kristo ucyetse iryo ranka se hano hakora ni ranka hano nta yindi ranka nawe ni pasteri urabeshya warije nakuzanye mu mwanya koko ubukorode akuzanye mu mwanya nawe ngo mama na mama inzira yajyanye ituro ryawe ryihorere shakira telefone ahubwo nguhereze niba ari ibibazo by'amafaranga ntabyo naguha reka nkuremere 200 hanyuma ntuzagaruke muri social media sibyo iyo message ndayishyira hejuru muri social media genda gomba 5 mureka dusoze ikiganiro reka dusoze ikiganiro reka yongwe reka dusoze umva isezerano muteranye fundraising uyu musaza ahubwo mushobora kubona ari ukubyibuha gusa yashize nta birayi nta nyama nta muceri nta kawu reka tukuremere usubire mu rugo urakoze cyane tukuremere usubire mu rugo ndabyemeye ifungo zitunga ive kwa Yongwe mushaka ikintu dutegura tujye kumuremera reka dushimire abantu bose bari badukurikiye kuri aya machano atandukanye reka tubashimire cyane dushimiye na Yongwe dushimiye na Muzee Skitu kuri channel yiwe ni nshyashya cyane ariko Skitu TV bose bayikurikirane barebe The Vibe TV bayikurikirane Inyange TV bayikurikirane Ikaze TV Rwanda bayikurikirane ndetse na ukuri nyako bayikurikirane rwose tubabwiye ngo ibiganiro byacu abaragaruka turi muri studio zo kwa Yongwe yatwakiriye neza mwabonye ko Vibe zari zihari nkuko n'undi ari The Vibe TV wakoze cyane Yongwe okay vie wow kabisa Yongwe TV believe d'animo